abakinnyi ba filime ba Uganda nejejwe no ko ari abakinnyi baturuka muri Rwamagana nejejwe no ko abo mu karere kacu barakoze cyane natangiye mbabwira ngo mutaza kwita ku muze kureba message irimo abaturage ba Bujuju rwose gupfa ko tuzapfa ariko abantu ntabwo bakwiye gupfa bazize uburangare bwabo leta yarashyizeho ibintu byose bishoboka ngo ubashe kwirinda ubashe kwivuza warwaye ukabitera inyoni turabasaba kugira ngo rwose aya mahirwe tutaza kuyapfusha ubusa sida ni indwara yirindwa ikunaniye koresha agakingirizo ugize ibyago ukayirwara wigira umugambi mubisha wo kuyikwirakwiza murabyumva rubyiruko hano hari umuntu wampaye isomo wakinye hano yavuga ngo ntabwo azagira umuntu n'umwe agirira imbabazi mwabyumvise kubera ko nta n'umwe nawe ngo wagize iki wazimugiriye mubimenye neza rero icyo ni icyaha gihanirwa kugambirira kwica abantu kugambirira kwanduza abantu rero niba ugize ibyago bakagupima bagasanga uranduye wigambirira kwanduza abandi banyarwanda gambirira kwitireka nifata neza n'imiti neza ndinde n'abandi kuko umuntu adakora ubusambanyi bwa hato na hato arwaye sida yarabonye ubwandu bwa Yes. Iwamaganura Nyamagana Ikigaru bahangarika Ikibungo ndahabungabunga Manyinya wende no kuje mu rurimba zipe mbona utakanya muneza ugarutse hano kumbungara ubugarutse bigano gasima ukorora gutya bose n'akorora gasanzwe umurabe Amusha motera. Wagira gute? Mubero nyazo mushagarira. Oya sape oya. Oya. Oya shaje ko. Aya amazi nagari aya. Iryo hobera ryawe niyo nkorora umaranya amezi ukora gutyo. Sape wa mboga. Usije umuriro murahugira ni mugoroba. Ujambo hari ibindi koko. Kuzi ko korora gutyo ukora nk'impo. Wajya ushaka n'agapimo ukambara koko. Uvuze ngo nkorora nk'impongo pe oya ni nk'inzovu pe ese ubwo bugeze wegera abaganga sakwe bugeze wegera abaganga kera habaga hagakorora kakikiza usibye we na weza abiri nka ugira ngo hari ibirenze nejo waje hano ukorora gutyo ariko nusanye no kumobera nusanye oya shaka mobera oya mbabara wegera abaganga bagukurikirane bamenye inkorora icyari cyo uzabone ugaruka kuri kano gasimeze uko umeze neza umuranyenze kubera gakorora kanje uramenye reka nkubwire ushaka kufitamo igituntu utabizi ese uzi ibimenyetso biranga abantu bafite igituntu nakubwiye ngo nagakorora oya ntago ari agakorora igituntu uzayine kwa mwana nzamenye niba igituntu urwaye ndabona wihagazeho umva neza gana muganga agufashe namara kugufasha ese ntabwo ugira umuriro ngo ubire mugoroba wumve nta mbaraga ufite ufite intege ifashe biranga igituntu bimwe mu bimenyetso biranga igituntu kabiri cyuzwe ukagira ikintu cyinshi mu masaha y'umugoroba ukagira umuriro intege nkeya kumva mu ngingo ntabwo hameze neza ntabwo ugiye byemeye koko ntarwasamaza iyo mpamvu nijoro unyihobereje iyo mpamvu nijoro ubugira ngo naraye mu kivu ariko ejo se nakunyuzeho numva wikoma ngo nkoresha barakuroze nta muntu wakuroze sapa n'igituntu ni kamari uzi nagirira ishyari muri iyo muntu wambara kositimu muri nanjye wigurira byeri arandakarira uba yarandoze mbagufashe uzagaruke hano umeze umva nzaguhobera na bya bindi tuzabikora aha reka nyigendere ndumva
numva guhoberana kwawe byabaye imari uyu munsi wangira afashe gusa n'icaye agasima ukurimye ibishyimbo wakurinze imisuzisha mu gifu nihagiye igitabo cy'igituntu kigiye kumaraho ibyana. Amakuru ni meza. None se ko wabuze ndahari ariko ndakubona wamenye inkuru se iri hano muri uyu mudugudu nako ni akagari kose. Iyi nkuru se ninde wapfuye se? Yego ko Nyagasa ni ugupfa se gusa. Umva hano mu mudugudu hamaze gukwirakwira icyorezo cy'igituntu. Icyorezo cy'igituntu? Igituntu cyazanywe nande? Baravuga ko cyazanywe n'agasaza kitwa Sakwekwe. Sakwekwe uramuzi? Sakwekwe ntabwo mukurura neza. Agasaza k'agasizi ntabwo kazi. Utambira ko ari ka kandi gahora kwambaye ibigofero ntazi iyo byerekeza. Nako ngako. Urutuje kaba karashyizanye. Bibaye ari byo rero, bibaye ari byo. Kari agasaza kabaye kazizi mu tubari kambara abantu akurahiye pe. Yirirwa mu tubari yicaye asoma ku icupa asomye undi none umudugudu wose umaze kwandura igituntu. Ariko reka nkubwire kubera icyo abantu batajya bumva inama bahabwa na leta, igihe bababwiye ko gusangira ku icupa atari byiza, kuki badashobora kubizirikana ngo bumve yuko icyo kintu ari ikosa? Si ibyo se none ubwo harafatwa izihe ngamba? Nyine ikigo gishinzwe ubuzima cyitwa RBC cyatangiye gutegura ubukangurambaga kugira ngo barebe ko batangiriza hafi icyo gituntu kikakwirakwira ahantu hose. Ese gorata niyo mpamvu nahoze aho nce hose mbona ibyapa, mbona ibirango bya RBC. Niyo mpamvu ni muri urwo rwego. Mva rero ntaguciye mu ijambo, ahubwo dukwiye kugenda tukamukangura tukamwegera, wenda yatanabyumva tugashaka n'abakangura imbaga y'ubuzima. Niko bimeze rwose. Abajyanama b'ubuzima. Sha wari ugiye heze? Nari ngiye hariya mu isantere nuko nari nyuze hano nkabona ndakubonye. Reka nkureke rero ugenda, ubwo turasubira turaza kureba icyo leta iri bubikoreho. Yego murakoze. ariko nk'abantu indwara y'igituntu muri kano kagari kacu imeze nabi, ariko mureke tugiye kureba umuyobozi tumusabe adufasha. Uracaho ugasanga abakecuru noneho muri turo tubaye twana muri uno mudugudu muri zino karitsiye mu gasantere umva imeze nabi pe. Wabibonye? Njye nahanyuze nimugoroba noneho harabaje amazi ngo mimi ngo nawe warafashwe se? Noneho ninjye usigaye gufata wowe uracyari muri ibyo ntabwo uzi ibyabaye. Tujye kureba umuyobozi kamwe k'ingofero. hagarara muyobo ibi bintu muri kano kagari kacu uyu muri rwose ikibazo pe rwose dufashe murebe icyo mukora ubukangurambaga muri kano kagari mu mudugudu murebe icyo mukora bitabye mwe turashira pe kuko ntabwo basijye se ngende ko mutatanga ikibazo neza. Ikibazo cyacu turebe ukuntu wagikemura. Gamubwire mutuje kandi mwigire hirya sinzi mwigire hirya mubwire. Ariko muyobo ibintu uri kuvuga urabizi cyangwa ntabwo uzi ibyo uri gukina nabyo? Uratubwira ngo dutuze gute icyorezo kiri kuyogoza imbaga nyamwinshi hano, uratubwira ngo dutuze mu yewe buryo? Ngaho reka giye ntuze nicyo mbere hano kugira ngo maze mugeze. Watuza wagira ute? Ugomba gutega amatwi abaturage. Yego Kumve aba baturage bose nimwe batumye badutumye indorerezi zabo n'aba bose bo muri iyi midugudu ndi kureba n'amazu nimwe batumye cyane rwose. sa mutange icyo kibazo none habaye iki? Twebwe duhangayikishije n'indwara y'igituntu yagaragaye muri aka kagari kacu. Igituntu cyageze hano mu kagari? Igituntu kandi kiri gukwirakwizwa n'umuntu umwe. Ayo makuru kuki mutari mwarayazanye kera? Natwe tuyamenye vuba. Yamenye vuba. Ikibabaje noneho urabwira umuntu ubikekaho wagiye kwisuzumisha reka da. Hagata bahaye ihumure. Igituntu ni indwara ivurwa kandi igakira iyo ikurikiranwe neza. Iyo umuntu yikurikiranye ni indwara ivurwa kandi ikagira gute igakira. Ni muhumure niba hari naho byagaragaye neza. Dufashe twebwe
ushaka kuntu karagasa ngo nisakwe wakajyana kwa muganga mwakashaka situsi cyo mugakorera kuko ni umaze abantu mu kagari yaturangije arangije abantu bose barakorora akwivuza gute dufite kibitera hano atajya kwa atagana abaganga ariko se rirashano ngo ni sakwe kwese n'intuza buri munsi ibibazo bije gasaza ubundi gatuye he ko mbora nkumva mu munsi vuna buheto tugenda tugafata tukajyane kwa muganga nafashe ingamba umunsi nabirakariye n'ikimenyimenyi niba ngombwa ndaza n'umugozi wo kazirika ntabwo ngenda tutamugezeho sakwe ntabwo ngenda tugende ntabwo ngenda tutageze kwa sakwe jibyo byo kwanyereka bababyeyi bajye mujye mbere muhatwereke umunsi niba ndi buke ariko sigakorora ndi hanze nkamwumva ari mu nzu koko sakwekwe ako sabuni bande banzengereje mu rugo iwanyu sakwekwe kadapima n'ikiro kakazengeza akagari kose rero ukuntu ameze aho bose ubundi ewe yaranapfuye ahubwo akira umuriro wambaye icyorezo ariko sakwe ako ko mwabukoresheje inama iwanjye mureke tumujyane muyobo reka nze mbabwire sakwekwe muyobo byuka tugende kwa muganga sakwekwe karama muyobo urimo uranyumva ndakumva cyane ndi umuyobozi w'akagari none amakuru araha ahantu hanze hose ngo wateje igituntu mu bantu kandi wanze kujya kwipimisha ariko undi ndababwiye amakuru ahari umva amakuru ahari sakwekwe maze amezi abiri ndyamye hano nananiwe kubyuka muragira inkorora irengeje inkorora irengeje ibyumweru bibiri hatangira gukekwa ko cyaba ari igituntu ukajya kwivuza ugakurikiranwa neza icyo gituntu kimeze gite se icyo gitiri ni akagiripe nge nagize oya nakuzaniye n'urwandiko rugaragaza uko igituntu gifata igituntu ni indwara ivurwa igakira iyo ufata imiti neza kandi ukayirangiza mu gihe cyagenwe niba ukorora birengeje ibyumweru bibiri ihutire kwisuzumisha ku ivuriro rikwegereye maze amezi ane utajya kwa muganga kandi ukorora icya gatatu menya ibindi bimenyetso biranga indwara y'igituntu sakwe harimo kugira umuriro uranyishe kugira ibyuya cyane cyane nimugoroba wagira ngo mba muri muhazi kugira ikizibakanwa no kunanuka wagira ngo ndi umukecuru aha hari ikindi niba urwaye igituntu fata imiti neza kugira ngo ntukomeze kwanduza abandi sakwe ufite ikibazo umva ikindi niba ubana n'umuntu urwaye igituntu ihutire kwisuzumisha ku ivuriro rikwegereye igihe cyose ugaragaje bimwe mu bimenyetso by'igituntu umva icya nyuma rero tumenye ko bimeze neza kari benshi twahuye ngaho sakwe kuyameza abantu bakubyara turangije twabikubwiye ariko twabikubwiye pe sakwe yamaze abantu benshi mu kagari ubundi uratinda twari atwirirwamo aturara anywa asomanya n'abandi okay reka nsome niba ukoreye cyangwa se witsamuye tega ukuboko atongera niba ukoreye cyangwa se witsamuye tega ukuboko ku munwa no ku mazuru kugira ngo utanduza abandi irinde gucira hasi ku butaka urumva sakwekwe wagiye ucira ahantu hatandukanye mu dusantire aho abantu bahuriye abari mu bukwe ariko n'ibiki byabaza ngaho munkoresha ibyo mushaka wanze kujya kwa muganga kuneza naho nahe nawe wajya nagiye kumara iki uragutwara ku ngufu ariko umuntu mu biki muterure mugaterure rwose cyane
noneho nsigaye ndi muri ryo pe uziko n'akaguru ngakoraho nkumva ni kazima sakwekwe none mva ko nigenze ndahera ku murongo pe ntabwo yongera kunywa Mimi mwiza Mimi umeze ute di sakwe ni wowe se none se kuri wawe musore abanza rano uyu munsi akagasima se noneho kanizeye ko wakize umeze neza umaze amezi 6 ndi muzima imiti nayinyweye amezi 6 yose ariko hari nyinshi kandi ubimbwira bikanga 6 ahubwo ngiye nakwe neza ko wanapfuye warifuje neza nta kibazo badushimira abaganga bakwitayeho pe bagize neza ariko siko mu dandabira sakwe kure cyangwa n'inzoga agacupa naba nihumurije gusa ni ukwihumuriza nkaba numva ndimo neza ndi muzima ariko narakize ntugire ikibazo narakize ubu noneho wampobera noneho pe uraho narakize pe ariko sakwe mbabwire si wakize si wumvise icyo kikugejeje sinama twakugiriye wambabariye n'iri cupa ukarireka ko naryo wazongera ukaryandurira ko ushaka no kongera kuryanduriramo igituntu nanone cyangwa n'izindi ndwara ushaka kwandura mu gusangira ku icupa rimwe ko ubu nawe ugiye kwica ku bintu byose burundu ubere ku murongo n'icupa rireke ubundi turyoshye koko erega buri ushaka gusanga tunibanira byose tukabana aisha rero ndarineza nazo amasaha abiri ndiwe erega ngo amagana arasesekara ntayorwa twigendere nabi se twigendere pe ariko rero uyu munsi uranda icyo twabwira abantu ni uko igituntu iyo cyagufashe ukagana abaganga aribo babishinzwe ugafata imiti neza ukakuganiza ugakurikiza inama zabo neza ku gihe utinangiye umutima ndakurahiye pe urakira ugakira neza umusaza bwagize gute narahungutse wabaye umusore twigendere reka noneho twinanishidesha twigendere ndi muri gihe gahunda ndabasha
ariko reka duhe umwanya